no kuvuga izo ntege nkeya abandi bo bivurugutamo baramaze ukamara gusezerana n'umuntu ubundi ukajya bya bindi maze kuvuga byose uko nyine hari ingaruka bikugiraho. Ngiye narabanje ndabikora byose nta muntu turasezerana. Urya abana koko? Ndabarya ndabahaga. Ndabarya koko ubundi na bya bindi byose twavugaga ngo by'ibintu. Urumva hari igihe ujya gushaka umugore umucunzeho ngo kubera ko afite akazi keza nyine ngo uzamuprofita ngo umujye mu mabanke ngo mugufata nguzanyo n'ibiki byose. Narabanje nshaka ibintu wibuke ko kera nabyo nigeze mbikubwira kujya kwihimana no kwita ibintu byose umwanda kubera ingoma ya Kristo. Narakubwiye ngo ngiye nasanze ntabyo mfite mvamo ngiye kubishaka. Uyu uvuga uti nabanje kurya abana koko sibyo sinkubaza umubare wabo wariye ako nubishaka kubivuga. Wenda wumva nyine waramaximije ku buryo uvuga uti ntabwo nzaca umugore inyuma ebana nta retour d'âge. Nta retour d'âge. Ni ukuvuga biriya bintu nubwo ngewe mbivuga nge ndi proud yo kubivuga ariko abantu benshi baba babikora ariko batabivuga. Urabizi umuntu wese muzima abagomba gukubagana. Buri wese abagomba gukubagana ubundi kugira ngo yenda mbishyiremo na science gatoya. L'homme est un animal raisonnable. Umuntu ni inyamaswa ariko itekereza. Ariko habanza animal. Ni inyamaswa mbere. Ni inyamaswa. Iyi buriya hari icyo duhuriyeho n'izindi nyamaswa zifitemo ubuzima nyine. Zo ntizitekereza twe turatekereza. Ibyo niho dutandukaniye. Ariko mbere na mbere turi inyamaswa. Ku bijyanye na sexe uzarebe burya ahangaha ni n'abantu bazakora iki kiganiro abantu b'abagore bajye bababarira abagabo babo kubera ino mpamvu ngiye kubabwira. Abagabo babaca inyuma nyine. Iyo ikimasa kibonye inyana buri gihe kijya kuyibangurira warabibonye. N'isekurume yibonye akandi inyagazi ijya kuyibangurira. Ariko inyagazi ntabwo ibyemera buri gihe. Niyo nka y'intuza ntabwo ibyemera buri gihe keretse iyo yarinze. Iyo yarinze iri mu gihe cy'uburumbuke ibi bishaka by default par default ibi bishaka ikindi gihe byasaba kuyiforosa. Noneho no ku bantu ibyo ni bimwe. Niyo mpamvu ubona buri gihe umugabo abonye umukobwa yenda wicaye nabi impamvu mbivuze ngo hari umuntu reka ngo se hari umuntu wigeze ava mu seminari bari bamwirukanye ariko kubera ibyo bintu abonye umukobwa wambaye nabi wicaye nabi none ajya gusura mugenzi we biganye muri segonderi wari wiga muri kaminuza. Uwo muntu anabaho nuko ntamuvuga ariko abazakurikira ikiganiro bamumenye. Ajya gusura mugenzi we i Butare. Niba ugiye ufite rezo iri limite mbonye akantu kaza ngiye kukubwira iyo impamvu yawe washingiyeho uwo mubano yizarangira mu gihe gito cyane. Kuko iyo ugiye uvuga ngo kugira ngo tujye dukora sex njya numva abantu bambwira ngo ugenda ufite ifemba ngo ariko iyo umaze kugira ngo ushobora kumara icyumweru ngo utanabishatse uko bajya bavuga. Urumva ko deja bihita birangira si bihita birangira komeza ubundi buzima akomeza izindi reality budashingiye kuri sex. Urumva ko deja iyo famille iyo foyer mwafunze ihita inarangira kuko impamvu yatumye ujya yiba yarangiye. Ni nayo mpamvu niyo uri gukubagana bino byose twari tuvuze byo kubomora iyo icyo bita kurangiza byita orgasme. Iyo bibaye uhita uvuga usi kuki nagiye muri bino uhita ubona bimwe twavugaga tubona ari nk'intiku rya ruhande kuko impamvu icyo wamushakiraga kiraciriritse cyane arangiye wakigeze kiri limite darota. Ugomba kuba ufite impamvu ihoraho iri sustainable mwe nari kukubwira itumye ugiye kubana n'umugore wawe iri sustainable iri limite darota kuko wowe uri limite darota. Uvi inkuru yanjye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze by'umweko muri Gasabo showroom hamwe tuba bafite ibikoresho byiza byo mu nzu kuwifuza ibikoresho byo mu nzu y'abasalo cyangwa ibitanda n'utundi tuntu nyine twatundi two mu nzu twiza uze kugihamagara kuri 0788 770 689 maze ubone ibikoresho byiza. Ndi kumwe na Emi Pro
yo ni umutipe navuga ngo uyu munsi muramuzi cyane by'umwihariko ahangaha mu Rwanda mu gukora indirimbo zitandukanye cyane cyane za Kiliziya Gatolika, iza gospel, no gufata indirimbo za Kiliziya Gatolika ugahita uzivangamo n'abantu nyine b'abastari, bashyiramo abanyamahanga n'abanyamahanga Barinde Gahongayire, ba Mani Martin, ba andi muntu harya oya ndi umuntu ntabwo ari wowe. Cecile Kayirebwa na Aline Gahongayire na Mani Martin. Yego, urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Emi uraho neza? Kristo Yezu akuzwe. Kuteka byose. Sinzi impamvu ibintu by'umbwira mba numva bitagufashe ibintu by'Imana. Wumva ameze nk'umutekamutwe. Oyi mba numva umeze nk'umutekamutwe. Ibintu by'Imana ariko. Oya mba ndi seriye. Abaseminariste benshi rero mba numva rero sinzi impamvu bakemanga. Ati Yezu akuzwe. Buriya rero reka nkubwire. Mba numva muri fani ukuntu buriya hari ukuntu wowe ubutegereje ko umukatolike nyawe, umukristo nyawe ari umuntu uraza kubona afite nk'umusaraba hano ku kaboko kamwe n'undi ku kandi yanawutebeje. Hari n'abasigaye batebeza imisaraba n'amashapure nk'ata. Nicyo uri kwitega. Oya ko ka Yezu akuzwe ugahita kantungura. Ibyo ngibyo ntago bikora kuko no mu gihe cyagiye Yezu aza abo yitaga abafarizayo. Yezu rero ntago ari ibyo areba. Ngiye nshobora kuba mfite appearance nk'umutekamutwe kandi ari njye mukristo nyamukristo. None se ufite appearance nk'umutekamutwe iyo wirebye? Ngiye nirebye muri miroir mbona ntari umutekamutwe. I know. Umeze gute? Meze neza. Umuseminariste yambaye neza no kuri kose. Nambaye neza, nsa neza. Urabona ko nsigaye mfite fresh. Kutangiye kwikinara. Kwikina. Bo urumva nutikina n'indi gukina. Hari akantu Yezu yavuze ngo ni inginzira ukuri n'ubugingo. Noneho umufilozofe witwa Nietzsche ubundi Nietzsche n'umufilozofe w'umwate. No kuvuga ntago yemera Imana. Ni nawe umuntu witwa Hitler yagendeye ku bitekerezo bye aravuga ngo nyine akora ibyo yakoze ariko ntago ari byo nshaka kwamamaza. Ahubwo ikintu yavuze le type Jésus ndamwemera. Umuntu nyamuntu akwiriye kuba ameze nka Yezu akagira confidence akavuga ati ni ingenzira ukuri n'ubugingo ukamufitira confidence. Na filosofia iyoboye isi muri no minsi cyo bita pragmatisme. Ni ukuvuga biravuga ngo lo sur homme. Ni umuntu wifitiye confidence utari umucakara w'ingenga bitekerezo zitandukanye ama ideologie ngo yo mu mareligion bimwe no by'amadini. Nyine umuntu uhitamo uko agomba kubaho kandi akabaho nk'uko yabihisemo. Na His Excellence akunda kubivuga ko nta wundi ugomba kuduhitiramo nyine. Niyo mpamvu ngomba kugira confidence rero. Ukabona ko nyine usa neza ukanemeza umuntu ngenza neza. Niko ahubwo abandi bagaharanira gusa nanjye. Nawe ngukumbuye kweli. Nanjye rwose. Oya bwo nibyo. Oya nibyo urumva hari n'amaproje menshi twagiye dukorana. Hari ibiganiro byinshi twakoze kino ni cya gatatu. Bibiri bya mbere abasasaridoti barabikunda. Wewe wabaga washyizeho n'amatitire akakaye. Hari naho wavuze uti navuye mu gipadiri kugira ngo nk'inzoga nzihamye ngo numve nuko abagore bameze. Hari n'andi wavuze ngo kera nkiri ngo mu seminari twayaga tujya gucunga abakobwa. Ngo naheraga ku byo wavuze. Ntabwo navugaga icyo utabona nk'umukobwa wambaye ibintu ngo ugasingiza Imana. Noneho nari nzi ko abanyantege nke bo bahita bavuga turi muntu none ni bwoko ki. Ariko abantu bazi ubwenge bo barabikunze. Ni naho haturutse abasaseridoti. Urabona ko nsigaye nkora n'ibiganiro kuri chaîne yawe. Kuko hari ibyo wajya gumbaza by'ukwemera ukumva ndi kubivuga neza. Abasaseridoti bamwe bansabye ko twafatanya muri urwo rugendo rwo kwamamaza ingoma y'Imana n'ukwemera kwacu kuri social media. Ni nako iraca no yavutse nyine. Urumva rero ko arye gute kugira ngo umuntu kutwumva ze kukuvugisha. Channel yanjye yitwa Emi Pro Media. Kandi nanagushimira ko muri kino kiganiro cy'inkuru yanjye hari umuganda watanze ubu gikombe narakibonye. Ubwo nibyo. Ikindi cy'abasabu 100 ndagifite. Waracyatse? Naracyatse. Barakiguhaye. Ahubwo barampamagaye ati indege yarayikuzaniye igikombe n'igifate kuri Mirikorine. Yagenda. Emi. Tukivuga kuri ibyo ngibyo by'abapadiri n'abakobwa ndabona wa mugani warahindutse
ubushize ntabwo wari ubyibushye gutyo menya hanze agufashe neza iki cyahindutse kugira ngo uyu munsi ufite fasheni nk'izi ngizi ubu ngubu mfite umukunzi padiri agiye kurongora padiri agiye kurongora ndabyibuka kera ibyo uvuze ntabwo nubwo atari byo neza ariko biri hafi y'ukuri ndabyibuka kera turi abafaratiri hari ukuntu mwasohokaga mu misa nk'umukecuru akaguha ishapure ngo uyihe umugisha cyangwa wajya gusoma nk'umuhimbazo nabwo bakabikora akakuzana ibintu ngo ubihe umugisha baba bakeka ko turi abapadiri nyine bahita batangira kukwita padiri ako n'undi mama warabaye abapadiri nuko muba mutararahira cyane oya uba uri mu nzira yabo uri mu nzira yabo uri mu nzira yabo iyo watangaga umugisha wumvaga bimeze bite ntabwo nigeze nkutanga yaba ari amahano iyo ntuze ku ishapure ntabwo uba ubyemerewe cyeka umuntu wabaye umupadiri akarahira iyi uhita umurangira aho agomba kujya kwa padiri padiri niwe ubyemerewe iyo ubonaga baza kugusaba umugisha wumvaga bimeze bite numvaga bimeze bite wumva ku ruhande rumwe wumva hari imbaraga zikujemo ukavuga uti burya nanjye mfite agaciro ariko no ku ruhande ugahita ubona ko tugifite muri kiliziya dufite abanyantege nke benshi donc hari amabanga baba batazi hari ibintu batazi nyine bakwiriye kuba basobanukiwe nk'ibiki urugero urumva nk'ubwo iyo akubonye akavuga ati uraraza kumpa umugisha ubundi aba agomba kuba yarize akamenya ngo faratira atangira hano akagarukira hano padiri agarukira hano na diyakoni agarukira hariya birumvikana mbwira rero mbwira ukuntu ubugize gutyo ugakatira abapadiri ugakatira igipadiri nyuma y'imyaka runaka umaze imyaka ingahe ubivuyemo nabivuyemo muri 2011 ubwo turi muri 2025 ko watinze kurongora umaze imyaka myinshi uvuye mu gipadiri none ubu ngubu ngo ufite fiyanse so bizize ko nakubwiye ko narabanje ndavuga ngo reka banze ngisi reka banze ngisi icyo ntigeze numva ndi muri seminari urumva kera nyine nkiriyo numvaga ni nko muri gereza nyine ukumva urabangamiwe byata narageze mbikubwira mbavuga nk'ishapure abandi bari kuyinyunguta bari kuganira na Bikira Mariya nyine wowe ukumva nk'inzoka irakuriye wumva inzoka zirakuriye nyine kuko ntabwo aba ari ibyawe nyine noneho rero iyo uvuyemo nyine bavugaga ishapure udahari nabaga mpari ariko inzoka zikarya umutima udahari ndahari ugahita wumva umutwe urakuriye n'inzoka zikazamuka kandi ntazo usanzwe ufite rero ntabwo wagiye mu kwiha Imana wumva mbishaka oya nigeze mbikubwira hari abakecuru banshutse urumva kwiha Imana ni decision iri personnel y'umuntu ku giti cye niyo mpamvu wigeze umbwira ko uri umukatolike n'ubu ndewe yego uribuka kuseka uribuka nyine iyo mugiye kwa kundi dusuramwe amasezerano y'abatisimu abantu bagiye gukomezwa ngo murashaka ngo kugira gutya na gutya ngo turabishaka siko wasubizaga yego ngo mwanze shitani ngo nibyo ngo turayanze nige wari ugiye gusezerana na sherewe babigusubirishijemo ngo murashaka ngo kugira gutya na gutya ngo turabishaka icyo kintu kirakomeye ngo turabishaka kubishaka kuvuga ngo ndabishaka hazamo kuba uri konsiya ufite ubwenge donc batagufatiranye nta zindi condition extrinsèque zibijemo wabanje kubitekerezaho wabitekerejeho kandi warageze uri ku rwego rwo gutekereza kuko burya kwa kuno bavuga ngo muri psychologie de l'enfant hari igihe umwana atakwifatira icyemezo ariko hazamo condition nyinshi hari na condition z'imiryango duturukamo condition z'amashuri zaho twaturutse n'ibiki byose zishobora gutuma umwe akura vuba mu mutwe undi ntakure vuba rero ngiye icyo gihe hari abakecuru rero bambwiye bati rero we turi kukureba tukabona umeze nk'umusaseredoti nka kwa kundi ujya undeba ukabona ameze nka rock rero nabo baravuze ati wumeze nk'umusaseredoti iki Imana yakuremeye byakubera nutabijyamo izaguhombora ndi kubona ugiye kujya ngo guharanira iby'isi ngo ugiye kwiga ku Kibuye nta hitwa Nyamishaba kahashi Nyamishaba tizaguhombora ugomba kujya mu gipadiri njyayo rero kubera influence y'amagambo y'abakecuru abakecuru bamwe basengera abantu nyine twe twarabyeretswe nyine reka tureke se buriya turerekwa we haba abakecuru bajya berekwa babareje baba bahari
ariko kiliziya ntabwo ibi byemera neza. Hari n'abandi bigeze baduka mu minsi yashize bakajya bashaka ibintu byo guhanura cyane baranabihagarika, bari bariyise izina ntibuke iryo ari ryo ariko barabihagaritse. nuko ubu ugiye mu gipadi none uyu munsi ukivuyemo uti ngiye kurongora. Icyo cyemezo Emi isi wamaze kuyirya ku buryo uvuga uti reka mpite mumwe noneho? Icyo kibazo umbajije kirakomeye cyane. Kiranoroshye ariko kirakomeye ariko nyine kiriserera nicyo nshaka kuvuga. Kuko iyo ubajije abantu bamwe na bamwe iyo ugiye ukareba kwa kundi abantu baba bari kwiga, urabizi ko iyo abantu bagiye gushyingirwa biga, natwe turimo kwiga no muri kwigira umubano, ukamubaza ngo kubera iki wifuza gushaka kubana n'uriya mugenzi wawe, ni ukubera ko abantu bose bageze mu myaka ngezemo nabo babikora. Hari no kubwira uti narakubiswe yenda ndi umumotari ndi kubona ubuzima bwaranze, kandi uriya mukobwa yarize afite n'akazi kari seriye, uriya nitubana azafata idene ubundi duhite twubaka amazu tugure n'imodoka moto na nayive. Urumva iyo intention hari no kubwira ati ni ukugira ngo nzajye ndongora nyine buri munsi. Nzajye ndongora buri munsi. Noneho hari no kubwira ni ibintu bitandukanye. Noneho njyewe naravuze uretse gatoya, ubundi ntabwo warongora buri munsi udafite umugore. Warongora buri munsi udafite umugore? Twabanza tukumvikana kuri iyo concept yo kurongora ikisobanura. Nanjye nicyo dushaka kubaza. Hano muri Kigali no mu tundi duce kurongora ni isezerano, iriya ceremony iseremoni de mariage niyo bita kurongora. Ariko nk'iwacu za Cyangugu, iyo mvuze Cyangugu ntago ari uko yenda ntaza aho igihugu kigeze mu materime, mba mbivuze nk'umukristo ubwo ni muri diocese ya Cyangugu, kuko byo turayakoresha mu materime. Kurongora iyo ubu nibeshye nkavuga ngo ijambo kurongora nka petit frère ari kunyumva yahita yiruka yahita ahunga. Ibi ni ibishitani. Hari n'igihe kera ndi umwana mu mateatre bajyaga babivuga ngahita nzimya radio vuba vuba ukumva nibishe. Twebwe kurongora ni ugukora sex, ni ugukora imibonano mpuzabitsina. Nibo niko babyita nyine. Rero warumbajije ngo nta kuntu ngo umuntu ngo yarongora, kuko ubu wavuze ngo aruhitamo ngo kugira ngo azajya arongora buri munsi. Nanjye mbivuze nk'umunyacyangugu ni kugira ajya akora sex. Ntabwo wayikora utarinze ushaka umugore umwe. Ushaka umugore umwe juste nyine ni naho naringeze ngiye kugusubiza. No kuvuga izo ntege nkeya abandi bo bivurugutamo baramaze ukamara gusezerana n'umuntu, ubundi ukajya bya bindi maze kuvuga byose uko nyine hari ingaruka bikugiraho. Ngiye narabanje ndabikora byose nta muntu turasezerana. Urya abana koko? Ndabarya ndabahaga. Ndabarya koko, ubundi na bya bindi byose twavugaga ngo by'ibintu. Urumva hari igihe ujya gushaka umugore umucunzeho ngo kubera ko afite akazi keza nyine ngo uzamuprofita ngo mujye mu mabanke ngo mugufata nguzanyo n'ibiki byose. Narabanje nshaka ibintu, wibuke ko kera nabyo nigeze mbikubwira, kujya kwihimana no kwita ibintu byose umwanda kubera ingoma ya Kristo. Narakubwiye ngo ngiye nasanze ntabyo mfite, mvamo ngiye kubishaka. Ibyo bintu rero nazajya kugira ntazongera kugwa mu gishuko nk'icyo nari naraguyemo ngashaka umugore kugira ngo njye kumukuraho ibyo bintu. Narabanje nabyo ndabishaka ku buryo nyine nta mugore wabinshukije. Iyo uvuga uti nabanje kurya abana koko, sibyo? Sinkubaza umubare wabo wariye ako nubishaka kubivuga. Wenda wumva nyine waramaximije ku buryo uvuga uti ntabwo nzaca umugore inyuma. Ebana nta retour d'âge. Nta retour d'âge. Ni ukuvuga biriya bintu nubwo ngewe mbivuga, nge ndi proud yo kubivuga, ariko abantu benshi baba babikora ariko batabivuga. Urabizi umuntu wese muzima abagomba gukubagana. Buri wese abagomba gukubagana, ubundi kugira ngo yenda mbishyiremo na science gatoya. L'homme est un animal raisonnable. Nigeze nkakubwira umuntu ni inyamaswa ariko itekereza. Ariko habanza animal, ni inyamaswa mbere. Ni inyamaswa. Buriya hari icyo duhuriyeho n'izindi nyamaswa.
zifitemo ubuzima nyine. Zo ntizitekereza, twe turatekereza. Ibyo niho dutandukaniye. Ariko mbere na mbere turi inyamaswa. Ku bijyanye na sexe uzarebe burya ahangaha ni n'abantu bazakora iki kiganiro, abantu b'abagore bajye bababarira abagabo babo kubera ino mpamvu ngiye kubabwira. Abagabo baca inyuma nyine. Iyo ikimasa kibonye inyana buri gihe kijya kuyibangurira, warabibonye? N'isekuru yibonye akandi inyagazi ijya kuyibangurira. Ariko inyagazi ntabwo ibyemera buri gihe. Niyo nka y'intuza ntabwo ibyemera buri gihe, keretse iyo yarinze. Iyo yarinze iri mu gihe cy'uburumbuke, ibi bishaka by default, par default, ibi bishaka. Ikindi gihe byasaba kuyiforosa. Noneho no ku bantu ibyo ni bimwe. Niyo mpamvu ubona buri gihe umugabo abonye umukobwa yenda wicaye nabi, impamvu mbivuze ngo hari umuntu, reka ngo se hari umuntu wigeze ava mu seminari bari bamwirukanye, ariko kubera ibyo bintu abonye umukobwa wambaye nabi, wicaye nabi, none ajya gusura mugenzi we biganye muri segonderi wari wiga muri kaminuza. Uwo muntu anabaho nuko ntamuvuga, ariko abazakurikira ikiganiro bamumenye. Ajya gusura mugenzi we i Butare, ariko nyibutsa aho twari tugeze muri kaminuza, aramubwira ati rero ku isi wahageze nawe urajya guhaha, mbere twakubahaga ukaza ukicara ukagira gute tukaguhahira tukagutekera nawe ujya guhaha. Agezeyo abona umuntu uri gucuruza injanga wicaye nabi, abona ni byiza, nuko sinzi ukuntu yabigenje nyine, abamuteye inda barabaye, ariko bamaranye nk'umwaka n'igice bahita badivorce. Urumva iyo intention nayo ntabwo iri droite. Rero narindi hariya ku bunyamaswa twifitemo, iyo n'abagabo iyo buri gihe watangiye kuvuga uti abagore bajye babarira abagabo. Niyo mpamvu, kubera ko umugabo buri gihe abonye umugore aba nyine yenda yiyambitse ukuntu nyine kudasanzwe, keretse yipfutse yambaye ibigunira nibwo wabona nyine nta kibazo. Ariko kuri akuntu nabo baremye ku buryo nabo bagaragaza, iyo azi ko ahantu yifiteho heza agapariti arakagaragaza, nawe akagashimangira akakambarira koko. Natwe rero donc tumuha output yashakaga, n'ubundi aba yabikoze ngo tubibone nyine. Waba ufite umugore waba utamufite, uyu ubonye umugore mwiza urabimenya ko ari mwiza. Ni nacyo twese tubaza na Musenyeri Smaragde kera turi muri Grand Seminaire, twaramubaje ngo ko abapadiri bari kugenda babyaragura n'ibiki, biragaragara ko bakeneye abagore, mwabaretse bakabashaka. Tubwira ati ariko muri ibigori filozofi mwaje kwiga yabamariye iki? Ati se buriya nta bantu muzi babafite babaca inyuma buri munsi bakanabyara n'abandi bana barusha nabo babyaranye nabo basezeranye. Ati rero ikibazo ni naho ngiye kugera mu kanya, ni question de fidélité à la promesse cyangwa infidélité à la promesse. Rero abagore bo kubaha isezerano, nicyo gikora cyonyine. Ubwo niho ubwenge buri gukora. None twari tuvuze ko umuntu ni un animal raisonnable. Icyo gihe rero inka yo ntiyamenya ko mwize musezerana ibintu runaka, cyangwa imbwa cyangwa hose irurira. Hose irurira. Abagabo rero iyo niyo ngingo ibarengera. Iyo pariti ya rezo idakora nyine uhita upfapfana burundu. Noneho ku bagore rero, abagore bagushakira amazi. Abagore bo rero kubera ko biriya bintu by'ubunyamaswa kuri iyo ngingo biba muri kiriya gihe cy'uburumbuke gusa, ikindi gihe abikora yabipanze. Jera umugore wawe naguca inyuma, uzavuga uti ndagendesheje forever, kuko ntaba kinagarutse. Aba yabibaze yabipanze, bajyana n'umutima wabo wose. Agiye twebwe nyine biraba, ntunamenye ko umuntu mwigeze munaryamana, ntanahura ugakora komisi mutigeze ngo munahura. Wowe umugabo iyo aciye umugore inyuma, kubera ko ni ka pariti k'inyamaswa kaba kari gukora, ariko umutima w'ubwenge w'ubu ukiri gukora niwo abagikunda. Na ryasezerano nuko aba yariciye inyuma, ariko abakimukunda. N'ikimenyemenya agaruka afite isoni, agahita amugurira nk'igitenge cyangwa iki. Ariko umugore yaguciye inyuma, we iyo muryamye nijoro abona ari nk'inka baryamanye, abona ari nk'ihene. Agaruka mu rugo abona uri ikintu kiri aho ngaho, ari nk'inka iryamye aho ngaho bararanye. Muri korona hari akantu twagiye tubona bari gusirikiza ngo nk'uyu
umusore ngo agize imyaka 39 ngo akibi wabo nka nyina akamubona aryamye mu gitondo abona ari nk'inka y'ingwe biryamye aho ngaho nawe nuko nguko umugore akubona iyo ugize ibyago akagucinya biba birangiye akomerezaho kugeza igihe azagarukira mu gihe twebwe tumufata neza ahubwo uhita umufata neza kuko wowe uri no gukeka ko abizi kandi ntabyo abazi uzi uri kwicira urubanza ugatangira kumuha keya za danje ukagura ibitenge. Njye ndumva rero umugabo ameze nk'aho ari inyamaswa ahubwo itari raisonnable. Itari raisonnable umugabo ahubwo iri raisonnable ndumva ari umugore. Ntabwo reka umugore arabipanga mu gihe umugabo nyine reka nkwereke kuri ako gaparite aho ngaho naho turagomba kuhumvikana kuri iyo parite ya animalite uribuka ikintu cyitwa genetique genetique murakoze kunyakira urumva umugore umubajije ngo kubera iki ngo wowe utabona kubera iki wowe utabona abagabo ngo uhite ubifuza ati ni ku bwawe ntabwo yasubiza ngo ni ku bwanjye nawe ameze nk'ikintu cy'ikirobo ni programming iraho Imana ni muri gene nyine biraprogramye umugore iyi ni nawe kuri umeze uraprogramye nyine buriya jera reka nkubwire buriya impamvu Imana yabikoze kuri izi uraprogramye hari igihe runaka uba ufite ubushyuhe umubiri wawe ufite ubushyuhe bwinshi nibyo ushatse kuvuga nyine abagore kuri akuntu bo bashaka gukora sexe ari uko bari mu mihango nako bagiye kwegereza bari muri ovulation ntago ari bo babihisemo niko bisanze ni programme Imana yashyizeho natwe kuriya tumeze dusa n'ibyo bimasa n'ibiki byose ni programme iri aho ngaho Imana yashyize ntago ari twe twabihisemo umubiri w'umugabo we uhora uri tayari uhora uri tayari mu gihe umugore ariko Imana yabikoze buriza impamvu hari equilibre buriya tubaye kimwe donc ubuzima bwahagarara kuko twese tumeze gutyo ntago procreation yahagarara ntago wajya ujya upfa kubishaka nawe kandi kuko bisaba kubimushyiramo nyine cyane ugashaka izindi ntoki ubuzima bwahagarara ni nkuko muri ecology uzi impamvu intare aba ari nkeya intare icyo bita chaîne trophique chaîne trophique ari producteur na consommateur du premier ordre deuxième ordre na troisième ordre producteur ziba zigomba kuba ari nyinshi bigomba kuza urabona pyramide yandi ya eliminate ukuntu imeze n'ubundi niko bigomba kuzamuka producteur hano hasi hagomba kuba ari nyinshi kugira ngo consommateur du premier ordre gutya ku gasongero haba hariho troisième ordre harimo n'intare buriya bibaye inverse intare akaba arizo zijya hano ntabwo zabona icyo kurya ntizabona icyo zabanza zikaturangiza twese zikarangiza ibindi zigasigara none zigahita zipfa na biriya rero ni Imana yabishyizeho warumbwiye ngo abagore ngo nibo ngo bakoresha rezo ntago ari byo kuko nabo ntago ari ku bwabo nabo ni ikirobo buri umuntu afite ukuntu yubatse afite pariti adafiteho controle inyinshi ahubwo ni nyinshi cyane nyine pariti zikoresha rero kari agapariti ka rezo niko duhuriyeho kuriya rero bameze niyo mpamvu iyo agiye ntabwo ari ya pariti biri gukora iriya ya animalite biri gukora ni pariti ya rezo ibiri gukora aba yabikarikiriye nuko rero ugize gutya uravuga uti rero fasha icyemezo ni nabyo nakubazaga fasha icyemezo noneho ngiye gushaka umugore umwe enough is enough abo narabariye icyo cyemezo ukugifata gifashe ryari gute ni ukubera namaze urumva ibyo byose nivurugusemo nakubwiye abana beza twarahuye narabonye nshaka amafaranga n'abana beza turahura ariko biriya bintu hari akantu bavuga mu isomo ryitwa cosmologie ngo lettre ngo génère le germe de sa propre destruction biriya bintu byifitemo ubwabyo birirangiza byifitemo ikintu kibirangiza kandi mu gihe gito ntago biri sustainable hari ukuntu muri no minsi turi mu cyo bita ngo birabya ngo SDGs sustainable development goals impamvu bazishyize ntago ntandukiriye urabona mbere abantu baravugaga ngo development ngo ni uguhinga abantu bakeza bakubaka inganda zigaprocessing ibyo bagize ntibatekereze noneho kuri side effect za nganda zikaza
kugira bya bintu byose byo kwangiza ikirere climate change n'ibiki byose none baza kuba none kadushyiraho sustainable development goals none turi gushaka development ari kuri sustainable iterambere rirambye biriya rero nabyo bitanga ibyishimo bitarambye bita byirangiza ni ukuvuga biriya bintu ubwabyo birahumanye biriya bintu birahumanye byo kurya abana ibintu byo kurya bakaba babyita ngo ariko mu gifaransa babyita ngo c'est un mal nécessaire mal nécessaire oya icyo bita mal nécessaire ntago ari vagabondage sexuel vagabondage sexuel ni ibi byo kugenda nyine byo kureba za ndangamirwa zabaye akaba bavuga n'abantuza numvise babyita ngo nukubagira gutera kubomora ni ukubabomora ntago ari ukubomora ntago ari ukubomora ntago iyo niyo bita vagabondage sexuel mal nécessaire bajya bavuga ni la femme ni la femme muri rusange niyo bavuga ngo ni mal nécessaire rero biriya bintu iyo birangije urarogereta ikikubwira ikintu kidafite uraregereta ariko ugasubiramo ukazakomeza urogereta ugakomeza nese urumva ibyo ari ibiki nyine ariko nabyo ushobora kubyita c'est mal nécessaire niba umuntu ubikora gutyo ntago ari nécessaire n'umuntu n'icyo kintu twakidebataho ikintu kiri nécessaire cyangwa kiri essentiel c'est ce qui ne peut pas ne pas être ni ikintu nk'urugero uri Gerard Mbabazi w'umunyamakuru kuba uri Gerard Mbabazi uri umuntu nyine uri Gerard Mbabazi ni nécessité muri philosophie babyita nécessité noneho ariko kuba uri umunyamakuru ni accident kuko washoboraga no kuba umuganga cyangwa ukaba na padiri cyangwa ukaba umusirikare izo ni accident yego uri kukumva ako kantu yego rero ntabwo bavuga ngo ni mari necessaire ikintu kiri necessaire ni ikintu gishobora nyine kibura ubuzima bugahagarara nk'ubu nyine ntabwo ushobora kuba umunyamakuru Gerard Mbabazi w'inkuru yanjye utabanje kubaho kuba uriho uri Gerard Mbabazi niyo necessaire kubanza kuba Gerard Mbabazi yego imari necessaire ni ukuvuga se ko abagore ariko uziko tubisesenguye byaza kuba byo ni mari necessaire kubera ko bavuye ubuzima nabwo bwahagarara ntabwo bwahagarara ntacyo twaba turi cyo uzi ko ari byo umeze nka ntuza umeze nk'umufilozofe witwa Socrate umufilozofe witwa Socrate uramuzi Socrate ndamuzi mama we yari umubyaza yari sage femme noneho aravuga ati njyewe mama wanjye abyaza abantu abandi ababyaza ubuzima none ngiye kujya mbyaza abantu ukuri kubihishemo yakoze filosofi yitwa maïeutique la maïeutique c'est de faire accoucher les idées nawe nicyo ukoze umbyaje nk'ukuri kwari kundimo ubundi icyo umunyamakuru akora nicyo akora umbyaje nk'ukuri kwari kundimo nuko rero ufata icyemezo cyo kuvuga utirika ndongore byaje gute rero ni ukuvuga ibyo bintu byose nyuma yo kubyivurugutamo umuntu nyine usanga utari gutera imbere kuko bitakazamo amafaranga ubitakaza abo bakobwa beza nyine kugira ngo nyine aguhe kugira ngo aguhe cyangwa kugira ngo affording umukobwa mwiza nawe ugomba kuzamuka ukajya kuri frequency ukavibratinga kuri frequency ariyo yego niba umukobwa agenda mu modoka ubizi neza ko ayigendamo ayifite kugira ngo umugereho uzaba wayitiriye cyangwa wayikodesheje ko ntabwo uzagenda n'igitsi ngo bikunde ayo yose ni amafaranga yego ayo yose ni amafaranga noneho ikindi iyo ubonye amafaranga nta mpamvu niho tugiye kugana ahantu hari seriye cyane iyo ubonye amafaranga nta kintu nyine wigeze upanga nta plani ufite ubwo ibije byose birayatwara abo bakobwa beza bahita bazamo n'inzoga zigahita ziza n'izindi disturbance nyine amaraha birangira nyine uri imbwa mbere najyaga mvuga se ubundi gushaka umugore bimaze iki hari n'ikintu nigeze mvuga ngo nzamuzana nijoro kwa kundi hatabona naje kubitekereza nabyo nsanga ari ububwa ubu ntabwo nakwicarana nawe wowe ufite umugore waragiye mu murenge ukajya na he uvuge ngo nanjye ndi umugabo nabyo nasanze mwese mamuri abagabo ntabwo uba uri umugabo uzi ubu ngubu ko ndi muri process yabyo ni ubu ngubu umuntu wese wakoze mariage civile na religieuse ndamwuba ni umugabo yafashe icyemezo gikomeye icyemezo ariko ntago ari ukugifata gusa hari icyo bisaba hari icyo bisaba ntago ari ugupfa kugenda ngo bamuguhereze umugore
ubuzishyura sare muzakoreramo, ubuzishyura ibyo muzarya, ibyo muzanywa, uzakodesha imyenda y'ubukwe, uzatanga inkwano, ayo yose ni amafaranga. Byose urabizi, ugomba kuba ufite aho uba hari bien equipe. Niyo mpamvu umuntu wabikoze akabigeraho ndamwubaha. Nanashishikariza n'abantu bari bafite iyo myumvire yo kuvuga ngo bazabazana nijoro hatabona. Ni ubugoryi, ni ubugwari. Iyi kocu ni ubugwari kabisa. Ni ukubi nyine kugira ngo uzishime. Niho ngiye kugana mu kanya. Nyuma yo gutekereza kuri ibyo byose nageze ahantu hakomeye cyane. Cyagiye we Gerard Mbabazi ukora mariage, hari indirimbo bakuririmbiye yitwa ngo bashingira umuganda, ushobora kuba utabyibuka ariko na padiri yarabivuze. Hari amagambo yavuze banayirimba mu ndirimbo ngo ibyishimo mukesha umubano w'abashakanye. Iryo jambo umbabari iyo nteruro yumve neza, ibyishimo mukesha umubano w'abashakanye. Ariko iyo witonze ushobora n'umubano w'abashakanye ushobora kuwukesha ibyago n'amakuba. Kubivuga uti ndi gusogongera ku byago n'amakuba nkesha umubano w'abashakanye. Ako kantu sinzi niko ngiye gusobanura. Ni ukuvuga wowe Gerard Mbabazi kuba uri umupapa ufite umudamu n'abana, hari ibyishimo wagezeho n'ubuzima n'undi uriwe bitari gushoboka ujye utabikora. Urabyemera? Ongeye usubiremo ako kantu, ntabwo numvise neza, ntabwo ngakuruye neza. Ni ukuvuga banza ubyumve, ibyishimo mukesha umubano w'abashakanye. Ni ukuvuga umubano w'abashakanye hari implication ugira. Hari ibyishimo bivuka kubera ko ari umubano nyine w'abashakanye. Udahari nyine bidashoboka, haza ibindi bintu bitari ibyo ngibyo. Ni ukuvuga wowe uriwe ubu ngubu. Mbese bya byishimo ntabwo wabibona. Ntabwo byaza hatari umubano w'abashakanye. Kandi uwo mwashakanye ubu ngubu ibyishimo agutera birinike, nta bindi bibaho, nta n'ibyigeze bibaho, nta n'ibizongera kuba, nta n'undi wabibona. Kuko nawe arinike niwe wenyine nyine afite ukuntu agira ibyishimo bye aguha, utakura ahandi. Cyakoze. Ariko reka mbariza abantu, wenda nk'uko umuntu wirira abana umunsi ku munsi muri gata akaba afite nk'umwana bamarana amezi 6 ubundi agahita ashaka undi, cyangwa amezi 2 cyangwa icyumweru, bya byishimo ntabwo abibona. Hariya ntabwo wabibona kuko iyo uri gukora sexe n'umuntu udakunda, kuko uriya ntabwo bumukunda. Hariya ni imibiri akusha no kumukunda. Hoya kuba umukunda birashoboka, ariko akenshi nyine abantu baba muri ayo maraha ntabwo baba bakunda. Turaza no kubanza tudefining urukundo icyari cyo mu kanya, tuvuge urukundo icyari cyo kugira ngo tubyumvikaneho. Icyo gihe muri guhuza imibiri nk'uko n'ikimasa kigihuza n'inyana nka bimwe by'inka. Ariko umuntu wasezeranye n'undi bakundana, c'est tout son être, we wese aramwiha, aragenda wese. Wibuke ko umuntu ntago ari umubiri gusa. Indaya bariya banzovu nabayakabo ni ukubomora, bo bahuza ibitsina. Bahuza ibitsina ni imibonano mpuzabitsina, ariko umugabo n'umugore basezeranye. Nyine tout son être, sinzi ikintu tout son être ni ukuvuga bagenda wese, ugenda wese nkuko umuntu nyine ari umubiri, ni umubiri na roho nyinshi byose, na roho abakwihaye na roho ye. Niyo mpamvu no mukurema kuri abakwihaye wese ntago hagenda igice, ntago hariya kwa banzovu nawe akahagenda igitsina cyonyine, nicyo cyonyine kigenda. Kuko anakibonye no mu nzira cyateretse yagifata uwo ngo nyira cyakamwihore. Ariko wowe ufata byose, n'amarangamutima ye n'iki byose, n'amarangamutima n'amateka n'ibiki byose biragenda. Noneho icyo nari ndi kukubwira, sinzi niba abantu bazabasha kubyumva, hari Gerard Mbabazi uriwe atandukanye n'uwo wari kuba, hari indi verisiyo yashobokaga yuta buri kumwe n'umugore. Icyo ni icyambere, iyo utarashaka hari indi verisiyo yari kuba cyane rwose. Noneho hari n'indi yavutse kuko ndi kumwe nawe. Rero niyo ubu Gerard Mbabazi wifitemo ukesha umubano w'abashakanye. I know. Undi kubyumva noneho. Utangiye kubyumva. Rero nanjye nyuma ibyo bintu byose nararebye nsanga nyine nta kintu bimaze. Nyine ni bya bindi twari turi kuvuga, ni nk'iby'inka n'ubundi zikora, n'ihene n'intama n'ibiki byose. Kuko mu bantu bose mwarakoranye sex, nta muntu waraguhaye ayo marangamutima ye, kumwe twari tuvuze amateka ye, aguha igitsina gusa.
ku buryo binashobotse akakigutiza ukagitahana nta kibazo. mumvugire muri comment ngo Emi ni umuhanga. Komesa. Ni cyaguha cyonyine rero naje gusanga byose rero ari ubusa ibyo nari ndimo. Noneho n'ikindi iyo w'abantu hariya twavuze ko babita gute indangamirwa. Iyo aguhaye erega indangamirwa ntabwo ari za zindi ziba zihagaze ku muhanda gusa. Abantu bataza kugira ngo njya gucunga babandi bahagaze. Ubu zisigaye zihari za kijyambere. Za VIP. Za VIP cyangwa za kijyambere. Iyo biri iwawe ikaguhamagara cyangwa ashobora no kuba ari umuntu mwaniganye ariko akina izo deal. Mugahura mugasangira inzoga n'ibindi byose bikagira. Ukamugerera ku ngingo. Ukamugerera ku ngingo. Ariko donadon. Ni donadon. Rero ibyo bintu usanga ari wowe usanga uri kwiyangiza uri gutakaza ubuzima. Hari icyo bita ngo savoir se contenir. Hari ubu ngubu witwa Kayisabe Vedaste niwe uyobora filozofi kuma umupadiri. Yatubwiye akantu ngo il faut savoir se contenir. Se contenir kwa kundi twavuga ngo ingunguru ngo ikontone kwigumana no kuvuga ibiri ugakomeza ukigumana ntiwitakaze. Iyo ugiye ku ndangamirwa hirya n'ejo bundi yani rimwe umugore wakutse amenyo irindi umeze gute n'ibiki byose. Hari ukuntu uri kugenda utakaza agace kawe. Ugenda utakaza ugenda wiyeparupiya babyita andi terime nibagiwe neza ariko ugenda witakaza urashwanyagurika. Ntago ubukifite ariko ubu wowe urifite wicamwe ibice ubujugunyanze nyine. Ushwanyagusha. Urashwanyagurika nyine. Kandi ubwo agace iyo utuzuye wibuke ko umuntu wuzuye nyine agomba kuba yifitemo ubumwe mu bice bye by'umubiri ariko yunze ubumwe n'amateka ye n'amarangamutima ye n'ibiki byose. So ariko byumva iyo rero watangiye kwitagaguza agace gasigaye kari konyine kaba gafite intege nke. Umuyaga wose uje uragatwara. Ariko nkawe kubera ko nk'ubu wowe wunze ubumwe nawe n'amateka yawe na sheri wawe ubu urakomeye nta kintu cyapfa kuguhungera. Mu gufata icyemezo kwawe nuko wabonye umuntu cyangwa nuko wari umaze kwivuruguta muri ibyo byose mbese ubihaza uvuga uti this is my time, iki ni cyo gihe cyanjye? Ntabwo navuga ahubwo nuko nari maze kubyivurugutamo nsanga ni ubusa. Mugani w'umubwiriza usanga ni ubusa. Nasanze byose ari ubusa. Nguce mu ijambo dazi kugiye kutubwira ibintu byinshi. Usanga ni ubusa ariko bwari ngombwa. Ni ubusa. Ako kantu emari necessaire. Ako kantu ukomeza ugarura kariseriye kuko urebe no mu mateka yo gucungurwa kwa muntu. Imana abantu ijya yifashisha buri gihe baba barabanje kwivumbaguza kwivuguta mu bintu. Ba Paulo mutagatifu mu kuba Sawuli ba Dawidi n'aba batagatifu abenshi. Hari n'uyu mu Rwanda tubagiye kugira mutagatifu nawe ngo yabanje kujya nk'ababyeri ngo gajya n'aba ariko mbaba impamvu mbikubaje gutyo nuko umuntu utarigeze uca mu bintu nk'ibyo ngibyo ntabwo ari bose. Hari ubwo agera imbere akaregreta akicuza akavuga ngo kuki ntigeze nca muri ibi ngibi, kuki ntigeze ndya abantu, kuki ntigeze nsohoka, kuki ntigeze nywa inzoga, kuki ntigeze nywa itabi. Noneho ugasanga agiye kubyibuka muri cya gihe cyo kubaseriye. Mu gihe abandi bari kubaseriye bangana nawe atangiye kujya kurya abantu. Icyo twita retour d'âge. Mbaba uvuze ikintu kiri seriye cyane. Njyewe ndi proud yo kuba narariye abana, nkaba naranyweye inzoga ngasinda, nkaba narakubaganye. Ndi proud yo kubivuga kuko njyewe nunze ubumwe n'amateka yanjye. Nemera ko uwo ndiwe kandi yigisha n'abandi. Urabona ko nkeye meze neza ndi physically fit. Mbikesha uwo mwijima navuyemo. Njyewe ibintu bibi byambayeho byose nibyo byatumye mbuwo ndiwe. No kuvuga ibyo bintu bitandukanye abakoroni bino bintu byo kuza kubuza umwana kubuza yenda tubite tubuza n'abakoroni ho gato. Suruzi umukoroni kugira ngo akora umuriro. Nuko yarakubaganye ariko akubagana ari gushaka igisubizo cy'ikibazo yari afite. Condition climatique zabo y'ahantu umukoroni vuga wenda abantu bo mu burengerazuba bw'isi. Mu burengerazuba bw'isi tuvuge niba hakonja n'urugero hari indwara hari microbes zishimiye iyo ziri mu bukonje. Noneho icyo gihe kandi iyo zororotse zita zibatera indwara bagatangira gupfa zikabagabaho igitero ariko n'ubukonje nabwo bwabwo si bwiza bagahita batekereza
umwambi n'umuriro ni igisubizo cy'ikibazo bari bafite. Noneho icyo gihe baranarya cyane, abantu hakonje bararya, bagahita ibiryo bikababana bike, bamaze kurekeraho gupfa bahita baba benshi, ibiryo bikaba bike, bagatekereza kwa kundi bakanyongera umusaruro, bakaba barazikoze n'ibiki. Noneho akaza akakwempoza we ibisubizo bye kandi bitajyanye n'ibibazo we wari wifitemo. Ni ukuvuga njyewe naprefera ko nkura nyine nkajya nkubagana ngahura n'ibibazo nka strugglinga nkabisubiza, nkagenda nkura nyine nkaba gutya meze, kandi nkaba ndi proud yabyo. Ni nako gukuza ubwonko, ni nako gukuza ubwonko, kandi nkaba ndi proud yabyo. Yego. Nawe uti ndi proud y'ibyo naciyemo. Ibyo naciyemo ndi proud yabyo. Nakubazane mu by'ukuri uyu munsi ugiye gushaka, uvuga uti eba nabiciyemo, ibyo naciyemo nabiciyemo, ugiye gushaka umugore. Nuko byari bihagije cyangwa nuko wavuze uti mbonye umuntu? Icyo kirasobanutse. Ni ukuvuga impamvu ugiye gushaka umugore nuko namenye ko hari ibindi byishimo umuntu akesha umubano w'abashakanye. Hari ubundi buryo bwo kubaho. Israel mbonye yakoze indirimbo ngo hari ubuzima, urayizi? Yego, ndayibona. Hari no muri biriya ngo hakurya y'imva hari ubuzima. Ni ukuvuga hari ubundi buryo bwo kubaho bushoboka uri kumwe n'umugore. Kandi wibuke ko mu kanya twavuze ko umugore mwashakanye wakunze wowe bitandukanye, uburyo muba mubanye bitandukanye no kubomora. Twavuze ko umwiha wese nawe akakwiha wese, biratandukanye. Donc hari ubundi buryo, namenye ko hari ubundi buryo bwo kubaho, hari ubundi bwoko bw'ibyishimo bushoboka budashoboka utari kumwe n'umugore ukunda. Nuko rero nanjye nkimara kumenya iryo banga nahise nkora urugendo. Mbere ntabwo wigeze urimenya kuva muri ukiva muri mu bapadiri muri 2011 kirangiye ntabwo wamenye ko ubundi avuye mu bapadiri uvuga uti ntabwo nyine nshaka kuba umupadiri, ndifuza kugira umugore, ndifuza wenda ko ubuzima butari ubw'agipadiri. Nifuzaga kugira umugore ariko nari mufiteho imyumvire mibi. Numvaga umugore nka kwa kundi n'ubundi n'ikimasa kibona inyana, mbese kurya abana gusa. Ariko nkamwumva gutyo, nkamwumva ko umugore ari uwo kurongora. Wibuke ko hari akantu nakubwiye kare, ndakubwira ngo iyo abantu bari kwigira umubano ukababaza bamwe b'abanyantege nke urababaza ngo nukubera iki ugiye kugira ngo njye murongora tujye dukora imibonano mpuzabitsina buri munsi. Munabuze ngo kugira ngo ntarara umugore. Ngo ntarara umugore. N'umukecuru yigeze twikomereza. Cyangwa ngo nuko abandi bageze mu myaka ngezemo nabo babikora. Urumva ko iyo myumvire irapfapfanye. Kandi iyo ugiye ufite impamvu itari seriye, iyo wuba ni nabyo bita kubakira ku musenyi. Niba ugiye ufite rezo iri limite, mbonye akantu kaza ngiye kukubwira. Iyo impamvu yawe washingiyeho uwo mubano izarangira mu gihe gito cyane. Kuko iyo ugiye uvuga ngo nukugira ngo tujye dukora sex, njya numva abantu bambwira ngo ugenda ufite ifemba ngo ariko iyo umaze kugira ngo ushobora kumara icyumweru ngo utanabishatse, uko bajya bavuga. Urumva ko deja bihita birangira, si bihita birangira, hakomeza ubundi buzima, hakomeza izindi realite budashingiye kuri sex. Urumva ko deja iyo famiye, iyo foye mwafunze ihita inarangira, kuko impamvu yatumye ujya yiba yarangiye. Ni nayo mpamvu niyo uri gukubagana bino byose twari tuvuze byo kubomora, iyo icyo bita kurangiza byita orgasme. Iyo bibaye uhita uvuga usi kuki nagiye muri bino, uhita ubona bimwe twavugaga utubona ari nk'ikuryamye iruhande. Kuko impamvu icyo wamushakiraga kiraciriritse cyane, arangiye wakigeze kiririmite darota. Ugomba kuba ufite impamvu ihoraho iri sustainable, mwe nari kukubwira, itumye ugiye kubana n'umugore wawe, iri sustainable, iri limite darota. Kuko wowe uri limite darota bizaguha kugumana nawe. Noneho wowe uzarangira ahubwo na ya mpamvu yo igihari. Relation yanyu ahubwo inakomeze meme au-delà des limites du temps et de l'espace. Ako kantu uri kukumva. Rero nanjye mbese idafite aho igarukira, tubishyize mu Kinyarwanda. Kuko iyo impamvu yawe irangirira mu gahe gato cyangwa ahantu hato, cyangwa ku kintu kimwe. Ku kintu kimwe. Ako kintu kimwe tukavugeho. Ubuzima bw'urugo bufite inguni nyinshi, sexe, kandi finalité yo kubana kubaka urugo. Nizere ko hari abagore njya mbona kuri channel yawe bari kuza, ariko byose nabyo uwo ni umusaruro
wo gushaka muri za kondisiyo tumaze kuvuga ufite impamvu idatunganye kandi irangira mu gihe gito cyane. Yego. Harya ko nari nkavuze ngiye kuvuga iki? Nari ngiye kuvuga inguni. Ureba umugore ukamubonamo ukamuciririkisha, umuntu ni mwinshi, umuntu buriya abarenze byatari, ukamufata ukamuhinduramo akaguhindukira sex, wowe uramureba ukajya ubona ari nka sex iteretse hariya, ubundi ukajya kubana nawe wamurebye mu nguni ya sex, mufashe we mu bwonko bwawe ari sex. Iyo ugezeyo noneho realite ikwereka izindi noneho nguni za danje, afite izindi nguni nka 99 sex ari kamwe muri izo zose, za zindi zikagukanda ijisho, kuko izindi nguni za keya, inguni z'umuryango, harimo nguni, hari kurwara, ararwara nawe ukarwara, hari ubukene, hari abana muzabyara, hari ukutumvikana, personalite kamere zishobora kudahura no kumenya kuzimanaginga nabyo ntago byimeza, nabyo ntago byimeza. Babagore rero njya mbona kuri channel yawe bajya baza abenshi, njya mbyumva ibiganiro byawe, abari ingaruka z'ibyo bintu, kuko harakantu twavuze ngo faut savoir se contenir. Buriya bara abagore n'ifite na gahunda yo kubatondagira, buriya iyo uje ufite abana batanu, faut savoir se contenir, givuga no mu Kinyarwanda ariko bahita babyumva. Savoir se contenir ni ukwigumana, ntiwicike, ukibika, ukibamo, ntiwijugunyanga. Iyo uje ukavuga ngo ufite abana batanu, ngo umugabo wanjye ngo yajyaga ngo nyara ngo muntuza ngo mu kanwa ngo kagira gute, byonyine uba wisuzuguje. Ariko nabwo wese gatoya icyo kigana abantu benshi mwacyumvise ko kitari ibyo ngibyo. Ni umugore abikoreraga umwana akajya nyara mu kanwa kuriya mwana Jennifer, ntabwo ari umugabo wabimukorera. Ariko icyo gihagarariye n'ibindi byinshi njya numva kubivuga. Uzi ko ufite abana b'abakobwa, ufite baki, nyine ukishyira hanze, nyine ntabwo buri kubarera tu, kuko ntabwo bazi gutandukanya icyiza n'ikibi. Yaje dorezo ntayo bafite. Ubwo abo bagore nabo ndabasomeye nyine. Ubwo nanjye rasomeye nabyumvise. Twikomereze. Wowe icyo ushinzwe akazi kawe twakamenye ni mayetique, l'art de faire accoucher les idées, kubyaza abantu kuri kubihishemo. Rero icyo twavugaga, umuntu afite inguni nyinshi, tuboneho n'umwanya wo kwiyama abantu bafata umuntu, umugore, umubyeyi, umumama, ukamufata ukamuhinduramo akanyama kamwe, ukamufata n'ubukungu bwose Imana yamushyizemo. Hari amarangamutima, hari ubwenge, hari impano afite nyinshi, hari ibintu yakora byateza igihugu imbere, byagirira isi akamaro. Nta bagore ujya ubona bakoze ibintu byiza cyane bikomeye cyane, none se ni sex zabo ziba zabikoze. None ukamufata ukamuhindura, ukamubumbira muri ako kantu, uba ukoze amakosa akomeye cyane. Ariko nawe usogongera ku ngaruka ukesha ubugoryi bwawe, ubwenge buke bwawe, iyo mumaze kubana wamugiye umutekereza gutyo. Kuko za realite zindi 99% wewe wari wimya agaciro zihita zijagura, bihita biguhagurukana bikagukanda ijisho bya 99%. Nibwo rero hashira akanya nyine bagahita bagenda buri wese ukwe bakaza kwagerageza. Cyangwa se nanone nufata umugore ukamushingira kuri sex gusa cyangwa ku gitsina gusa, birashoboka kuko ibyo bintu rwose uzagenda ukabihaka. Ariko wa mugore ntabwo uzamuha wa mwanya kugira ngo akreye, kandi arakreye kubw'urugo rwawe rwanyu, so uyu munsi rero ndumva ugiye kubaka ugeze uvuze akantu gakomeye. Buriya hari ukuntu iyo uretse umuntu natire, buriya Imana irakomeza ikarema. Hari ukuntu ushobora kureka nk'umugore wawe akisanzura ukamuha keya, iyo keya umuhaye igatuma nawe hari ikindi kintu natire ihita imuzanamo gishyashya kitari gushoboka. Ugasanga mutumye n'Imana ibifashisha igakomeza ikarema urukundo muri mwebwe n'abandi muturanye bakarusogongeraho. Ako kantu sinzi niba ukavuze uri kukumva neza, karakomeye cyane. Urarema nyine hakagira izindi realite Imana igakomeza ikarema a travers mwebwe. Urugero uzare nk'umuntu uri muri miliye nyine imucinyiza, imushyira hasi, umuntu uri vulnerable, sibizi, umuntu uri babantu bari hasi. Iyo ubakomeza kugufata nk'umuntu uri hasi kandi ubizi mu mutwe ko utari hasi, mu by'ukuri nkubwiza ko ntacyo ubyara na gitoya. Ariko nugera muri cyagiye navuga ngo bakwereka ko ushoboye nawe uri umuntu urenze, ntabwo usigazwa inyuma n'amateka nk'uko nyine babigukora. None za mpano zikurimo ziravuka. Urugero wenda tuvuge nk'urugero, harabo kera twitaga mu Rwanda ngo abatwa.
abasigajwe inyuma n'amateka kera nawe kuko nyine wumvaga ari umuntu uri feke n'iki byose nyine nta kintu gito yatanga nawe akavuga ati ni nyine nararindagiye nyine nawe akitwara gutyo ariko noneho aho amaze kumenya ko ari umuntu nk'abandi nawe ashoboye atari kuba hahandi inyuma y'abandi mani ni wa muntu ufite talent ni wa muntu ushobora kuririmba ni wa muntu ushobora kugaragaza ibyo afite nyine ugasanga afite impano zidasanzwe hari uwo mbese ntekereza kandi nawe wakoze indirimbo twinjoyinga ahantu hakomeye cyane kubera ko bamweretse ko ashoboye yego hari umuntu kera nigeze mba umwarimu mb'umurezi reba nk'urugero nk'uwo gisupusupu niwe utekereje gisupusupu yiberaga hariya harya iwabo bahita gute acuranga umuduri acurangira abantu kugira ngo bamuhe ibyiya n'ibiki byose ariko haza umuntu ari we nyakwigendera mukuru arinda aravuga ati uyu muntu ariko yavamo bora ariko ntabyo azi ntiyadutwitse se yatwongereye ukwemera ari byo wavugaga nyine nibyo navugaga iyo uhaye uretse umuntu ntumubangamire kuko n'Imana hari n'abagabo ubwo twari twavuze abagore gusa hari n'abagabo bazi ko ngo kugira ngo wumve ko uri umugabo ngo ni ukugenda utontoma gukangata nyine role yawe iba ifite aho itangira nawe igarukira niba umugore none uzikaza kuzuzanya ibyo bintu byo gufata umugore nyine ukamushyira mu kintu cyitwa ngo complexe d'inferiorité kumva ko nta kintu avuze nibwo ahita amera nka babandi wari umaze kuvuga ariko iyo umuretse akisanzura akabona ko ari icyo ashoboye akabona ko atari umuntu uri marginalize ari marginalize nawe ahita arema ahita ajya imbere ariko iyo umuciririkishije imbaraga ze zose azikoresha ari kurogereta ari kuvuga ati se mazi iki gize gute hari umukobwa twize dukorana ndamubwira ari burage ngo utambitse ibirenge yari umwarimu leta y'imwe nkunda gukoresha ngo yo gutambika ibirenge kandi njye nari nkivuze ku buryo bundi butari iby'ibirenge buryo bwa terime yego arangira avuga ati Emi abantu baramwemera kandi ambwiye ko ntambitse ibirenge ubwo nibyo noneho twajya tujya ku ishuri mu gitondo abanyeshuri bakora rasamburoma noneho yagera kuri abanyeshuri bakavuga ati ubwo ntambitse ibirenge reka mbihengure abanyeshuri buriya barabibona noneho yabihengura akajya yabitamika ko bihita biva muri eta naturere yabo akaba aribwo ajya yabitamika we akagira ngo ari kubihengura ahubwo ari kubicurika akajya yabicurika noneho ubwo bagahita babona atambitse ibirenge ni ukuvuga iyo umuntu akubwiye ngo uri umugore ukabyemera ngo ntacyo ushoboye ngo wararindagiye uhita unanarindagiye uhita urindagirira ariko iyo akubwiye ngo urashoboye akakumotiva ubwo kandi savado memo no kubana bituma nyine mu mutwe wawe kreye niba nshoboye n'ibindi nabishobora ugatekereza kurushaho yego buriya kwa kundi n'abana muba mwarabyaye umwana yamera nk'ikirahure ukabumuciriyeho nko mu mutwe cyangwa mu maso yakoramo inkono ukabumutimbuye nk'ikintu umwana akura yumva nta kintu maze ari igikonoshwa confidence ijya hasi yego wiwe Emi nuko ubwo rero ugiye kurongora ugiye iyo tari miwanya ngo ni ikibazo ariko nta kibazo ndabyumva nk'umunyakigali ubwo rero ubyumva nk'umunyakigali ubwo rero ngo ugiye gushaka umugore wumva uri taye kubaka njyewe ndi tayari kubera ko namaze bindimo nabitekerejeho n'ibyo ngiyemo ndabizi urumva ko mbizi urumva se ntari no kubyigisha ahubwo abasanzwe babirimo birarenze ahubwo njye ndi umuntu usha n'amakuru cyane njye bimaze n'imyaka urakire twese nuko ubukwe bwawe ni ryari ubukwe bwanjye ni ku itariki 14 z'ukwa gatandatu z'ukwa gatandatu yego ejo bundi wahisemo umugore ushingiye ku ki umugore wanjye icyo kibazo ni cyiza cyane umugore wanjye icyambere nagendeyeho ni mwiza pe nawe umubonye amerwe yakwiye udatuma nifuza umugore w'abandi ni icyaha ukahita wifuza umugore wundi wahita ukoresha ka kantu kitwa rezo twavuze niko kahita kakugarura mu nzira uriya ni umugore wundi ni umugore wundi icyambere ni mwiza narebye ku buryo namikinze shobora ko mpitamo umugore utazatuma ku buryo igihe cyose n'ahantu hose azakomeza kuba mwiza azakomeza kuba ari mwiza kuko hari igihe umuntu nabwo ushatse kuvuga iki igihe cyose azaba ari mwiza nkaba ndi proud ye
nkaba nyine ndi proud. Yasaza azaba ari mwiza, azaba ari umukecuru mwiza, yabyibuha akaba yananuka azaba ari mwiza. Okay. Agakomeza nyine akaba ari mwiza. Ntabwo byagusabye igihe cyangwa ise umubonera uvuga uyu nguyu aratuma mfata icyemezo. Mwene uwo mugore rero umeze gutyo ntabwo nawe wamujyaho system uba ugomba kubanza ukiyubaka kugira ngo umumerite, kugira umumerite kugira ngo akwemere uba ugomba kubanza ukabiharanira ukabikorera. Niyo mpamvu twakundanye imyaka ine. Imyaka ine yose irashize. Igihe cyose wari umufite cyagiye twahoraga dukora ibiganiro nabaga mufite ariko bitarafata nyine nkiri kubiharanira. Hari ikintu wenda kenshi abantu bajya bibwira bakavuga bati kuko ntigeze ndya abantu birashoboka ko nigira mu rushako ariko nzahita mbishaka kuko nzi umugore umwe, kuko nzi umugabo umwe, sibyo? Ariko ku rundi ruhande bakavuga ngo umuntu nyine wivurugusa muri ibyo bintu akabihaga handi nyine avuga ati ibyo nariye nyine nabiriye, ibyo nakoze narabikoze, reka nshaka umugore birangire, reka nshaka umugabo birangire. Ngo umuntu arubaka. Yego. Uravuze ngo akabihaga. Akabihaga nyine kwivuruguta muri ibyo ngibyo. Ese no kwivurugutara? Ntabwo wavuga ngo wabihaze. Biriya bintu muri kamere yabyo ko n'ubundi nibyo ubugiye gukora. Ibyo byifitemo kudahagwa. Bibyifitemo uko ugenda kare twavuze ko kubijyamo nyine hari ukuntu ugenda upfapfana gake gake. Uko upfapfana niko urushaho kubikunda. Reba nk'ukuntu inzoga imeze, urabona ibintu bizima tuvuge nk'ibiryo, ibyo kurya, iyo uri kubirya ugera ukavuga uti reka mbe ndekeye aho, nubwo ejo wazongera ukagira. Ariko nk'inzoga yo uko ugenda uri kuyinywa kenshi, hari mugenzi wanjye tuya tubyita ngo umu alcoolique, igihe tubyita ngo ukubora. Uko ugenda ubora niko urushaho kubora nyine ukajya uyishaka. Rero ntabwo wavuga ngo iyo ngeso ngo wayigiyemo ngo urayihaze, ntabwo ushobora kuyihaga, ahubwo uyijyamo ukagera kuri rwa rwego rwo kuvumbura ko ari ubusa byandi twavugaga. Icyo nshaka kubaza mu by'ukuri, wumva uzashobora kubana n'umugore umwe udatekereza inkumi zindi ku ruhande? Izindi ku ruhande uribuka ibintu reka byite gutyo. Uyu munsi kino kiganiro rero umuntu utagejeje imyaka 18 ntazi kucyumva. Ntazi kucyumva. Wumva uzabishobora kuba uri kumwe n'umugore wawe umwe, uzi abagore batandukanye, uzi abakobwa batandukanye, subiza aho ngaho. Uribuka kakandi twavuze kare ngo fidelité à la promesse, kuba fidèle ku isezerano. Wibuke ko twatangiye tuvuga ko nawe ubwawe ubizi neza ko nubwo ufite umudamu mwasezeranye umuntu abana unakunda cyane, ariko ntibivuze ko utajya ubona abandi bagore beza n'abakobwa beza, ariko ukoresha ubwenge. No kuvuga nanjye ubwo mba nabihisemo. Harakana ngo guhitamo uko ugomba kubaho kandi ukabaho nk'uko wabihisemo. Ako kantu uri kumva, guhitamo uko ugomba kubaho. Ushobora kubihitamo ariko nyuma ukisubira, ahubwo ugomba kubihitamo ukabaho nk'uko ukanabyubahiriza. Nibyo ukarinda ibyo wagezeho, iryo sezerano hari urwego rikugezaho bimwe twavugaga, ukamenya no kurinda nyine n'iryo sezerano nibyo ryakugejejeho. Kuko iyo ubihinduye uhitumira kwa kundi twavugaga kujugunyanga ibice byawe bikagenda nyine ugashwanyagurika. Rero ngenda bizi ko uriya mukobwa wanjye mwiza nahisemo, nzakomeza kumukunda kugera ku ndunduro, ariko nzajya mbona n'abandi menye gute, kuko mfite amaso amfasha nzi gutandukanya beza n'ababi. Nkavuga ati uriya ni mwiza, uriya ni mubi, ariko nubwo ari mwiza si uwanjye. Nubwo ari mwiza si uwanjye, ubwo afite nyirawe, uwanjye n'uri. Ariko niba wenda no mu mategeko y'Imana havuga ngo ntuzifuze umugore wundi, icyo ni icyaha. Ariko ririya tegeko ariko rirapfuye. Ririya tegeko rirapfuye nyine bazabihindura. Hari ibintu bajya beditinga abo muri Kiliziya Gatolika bambabarira. Kubuza umuntu kwifuza ibyo bintu biri contre la nature. Biri contre la nature kabisa, bazanabihindura uzabibona. Nejo bundi hari ibintu rega beditinze no muri dawe uri mwijuru. Yego nabyumvise. Urumva wabuza umuntu kwifuza umugore wundi gute kandi kwifuza ari ikintu nyine udakontorora. Ahubwo uvuga ngo ndamwifuza ariko si nkora icyo uko kwifuza ku ntegeka. Gera ibyifuzo irari, icyo bita les instincts. Hari instinct nyinshi, harimo na instinct sexuel, niyo turimo kuvuga. Instinct ni zo moteur de développement. Hari umuntu wigeze nk'ubu kuba
hari akantu kakubamo ko kumva ushaka ko ibintu uri guharanira ibintu ako kantu ako gasoft kakuvuyemo driver zako zikakuvamo wahita ukena byatari urumva ko ariyo moteur de iyi niyo moteur de développement tuvuge akantu ko kumenya kwirwanaho iyo ushobora kwirwanaho wowe ubwawe ukirwanirira abahaduye abanzi bo mu buzima bwawe ni nabwo baguha n'izindi institution bakakubwira ati tukugize president wa republika kuko niba warashoboye nawe kwirwanirira nukubera uri motivé par les instincts byabyifuzo na ya amarari ahubwo nukuyaka babyita gukanariza muri buskoroje uyoherekeza mu murongo mwiza ariko irari hari umuntu wahimbye indirimbo ngo dutsindire ngo ibyifuzo by'umubiri byo muri iyi si ubwo se idutsinda ibyifuzo ubwo ntiwazongera kwifuza ibiryo ntiwajya no kwiga kuko ntiwashaka n'umugore cyangwa umugabo ntiwashaka n'ibintu nyine ubwo sinzi ukuntu waba umeze waba urutwa n'inka kuko zo zirifuza rero nibyo twari tuvuze irari wowe ku giti cyawe rero irari rero nzakomeza ndigire ahubwo ndi umurongo mwiza umugore ntabwo yigeze agira ubwoba reka mwite umugore kuko azaba umugore wawe ni terime dukoresha ntabwo agize ubwoba ati uriya muntu wiyemera ko arya abana mu by'ukuri ntabwo azandangiza ubu nanjye ntazandya oya kumurya nyine ntabwo azajya nca inyuma ahubwo nyine hari ukuntu yigeze ambwira abantu bababwira bati abantu nk'abariya b'abanyamuziki b'abasitari ni ukwitonda baba baziranye uti buriya uramwizeye koko ariko abanyamuziki bose n'abasitari bose ntabwo ari kimwe ntabwo buri gihe ari kimwe nuko n'abatari bo bose ntabwo bari seriye abatari abasitari bose ntabwo bari seriye harimo abari seriye n'abatari seriye ntabwo icyo ukora aricyo gituma ujya muri ibyo ahubwo kuki utari kubwira abantu abakunzi b'inkuru yanjye ngo bantwerere akse bagutwerere wa mugani ntibantwerere tuzakora umuntu ukunda kino kiganiro tuba twakoranye na Emmy cy'ubwenge n'iki mugurira nko kundi ajye kugurira umugore we ahubwo uze gushyiraho nimero yanjye ni 078 333 54 558 kansubiremo 078 333 54 558 amazina ni ya Karemye Emmanuel ntago ari Mipro kuri momo niyo muraza kujya mubona urumva umuntu uba naritondeye ibintu gutya kugira ngo nanjye ntanga umuganda buriya no kugira ntanga umuganda mu kugabanya ibibazo bikomoka ku ngo mu kanya hari ahantu twaze tubisoma nge nawe ukuntu ingo nyine zihagaze muri no minsi haba mu Rwanda no amadivorce n'ibiki ngero narabyitondeye kugira ngo urwange ruzamere nk'urwi Nazareti Yosefu na Bikira Mariya kugira ngo abandi baturebereho tubereke ko hari uburyo bushoboka abantu babana umva uzagira urwo rugo cyane bikabaha ibyishimo azari na madamu hano umunsi umwe nidutangira kwinjoyinga wa munezero dukesha umubano w'abashakanye kabisa reka tunasoze ikiganiro babanze bajye kuri channel yawe abantu batarakora subscription batariyandikisha kuri channel yawe murebe ibiganiro byiza yitwa Emmy Pro Media ubundi mujye muganira nawe birenze ko ibyo ngibyo mwumve nyine ubuhamya butandukanye bw'abantu bagenda baganira indirimbo nziza by'umweko akora nk'umuproducer Emmy Pro ni umuproducer ugenda n'ubu bwenge Emmy uri umunyabwenge uganira nk'umunyabwenge niba utari n'umunyabwenge uganira nk'abanyabwenge ubwo meze nk'ufite ubwenge usa n'ufite ubwenge ufite ubwenge yego ni ibyo ushobora kubona kuri channel ye yitwa Emmy Pro Media ndaza kwipininga hasi aho ngaho abantu tunamutwereye no mu bukwe ariko Emmy bantwerere rwose hari n'abantu bari bavuze ngo barankunze muri bya biganiro twagiye dukora abakunze ibya kera icyo nkundira abantu wenda bo mu bihugu bitandukanye nk'abagande hari ukuntu nyine hari akantu kaje k'umuco niba umuntu agukunze ureba ngo yambaye gute urumva uvuga uti reka ngo gitanu niko kumwereka ko nyine yishimye nyine usanga mubwira ngo ndishimye cyangwa wanshimishije ntumwereke nyine mu bikorwa kora none mu ikofi uvuga uti umuntu yanshimishije reka nanjye muha akantu umugurira akantu ntabwo turimo turasabiriza na Yezu niko yakoraga iyo yakubwiraga ngo Yezu hari umuntu kera turabafaratiri umuntu yaje ku umukecuru mu gitondo tuvuye mu misa aratubwira ati mwambabariye mukamfasha
umwe muri bagenzi banjye twari turi kumwe aravuga ati rwose turagusabira ngo ku izina ry'Imana Data Mwana na Roho Mutagatifu harimo tukariko mwagiye mureka kuba abafarizayo. Yezu yo yazaga niba ari mu bukwe bw'ikana yabakunze agasanga mwashiri yarabaremeraga. Yajyana abantu bagiye kurya imigati ari 3 gusa akabona bashonje yabakunze akabaremera. Babandi bari kuroba byanze akabagira ati mushyira hara mwabigora igimwe bagahita bashyira nkariya amafi akaboneka. Urumva ko Yezu kuntu yabikoraga nkukuvuze. Iby'amagambo ntibikora. Tubikore mu bikorwa. Ni mu bikorwa. Ngahe nguko reka dusezerere uyu muvandimwe nawe yigiye mu nshingano zitandukanye zirimo no kwita kuri fiance. Njye kumuhakeye. Ujye kumuhakeye. Ariko nturenge aho kiriziya itakwemerera. Kandi akandi kantu wababwira ubukwe buzatambuka live kuri channel yanjye ni kuri 14 z'ukwa gatandatu na abatazabasha kuza bazabikurikire. Yego ngahe nguko Emi wakoze kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye. Imana iguhe umugisha. Tuba dukeneye abantu nkamwe mufite mu mutwe musoma muba mufite ingingo runaka nyine ushobora kuganiraho kandi ukumva ko uyimetriza nk'uko nguko. Thank you so much. Imana iguhe umugisha kandi imyiteguro myiza ku buryo ejo mu kwa gatandatu uzaduha ikirori si cyo cyonyine ahubwo uzanubaka urugo ruhamye ntangarugero. Wakoze cyane. Ibyo uvuze bingirirwe. Yego.